bitakunda akanayimushiramo ariko yamara kuyimushiramo akajya amushakira ride imutwara uwo akajya muri korari akajya muri practice akajya mu gitaramo akajya kureba inshuti ze akajya mu bye mbese hanyuma b'abaturanyi b'abazungu wenda nabo bafite umwana uri muri iyo timu cyangwa bigana n'uwo mwana bakaza bakamutwara. Ibyo bintu tuzabireke pastor, ntabwo ari byiza pe. Byonyine biba bitanga isomo ku mwana. Umwana hari ikintu burya nubwo abana bacu batavuga ariko hari isomo bumuhayemo kandi ritari ryiza. Umwana wamushize muri activity runaka, umunsi bafite game ukavuga ngo dufite practice ya korari cyangwa se mutubabare turibanda kuri korari kuko nibyo community yacu cyane cyane nibyo duha agaciro cyane. Hanyuma ukavuga ati ntabwo ndi bujye kureba soka kubera ko hari igikorane kuri church yacu. Kandi amagame ya hano menshi aba muri weekend. Ma weekend y'abanyamurenge n'abanyarwanda ni ibikorane bidashira. Hanyuma rero ukavuga ngo ku buryo unavuze ngo nasibye igikorane nagiye muri game y'umwana, hari abantu batabyumva. Hari abantu bashobora kuvuga ati Imakirese cyangwa se Sharone n'ubundi caca nta kimubwira, ariko ntabwo ari byo. Ntumujyane cyane cyane ngo umubwire none se uzabwira umwana Bibiliya igira n'amaterima agoye. Igira n'amaterima agoye ku buryo ngenda ashobora kuyasobanurira umwana wanjye ngo abyumve, nanjye njyenyine ntarabyumva kwanza. Ariko ushobora gukoresha iyo Bibiliya ariko ukayihuza n'ubuzima busanzwe, cyangwa se mudafite na bwa busabane, mudafite ya relationship, akagusa nk'ugutega amatwi gusa kugira ngo ugende n'ibyo atumvishe ntafate umwanya wo kubikubaza kuko ntabwo mufite cya kiganiro, ntabwo mwadivelopinze kugira ikiganiro. Ariko mwarabidevelopinze ushobora no kumubwira ya magambo agoye cyangwa atumvikana, agahita akubaza mama I don't get it. Why is it like this? Akumva afite freedom yo kukubaza, noneho ukarushaho kumusobanurira, noneho nawe mukarushaho kuganira. Icyo cyo wakivugaho iki? Ni ryari umubyeyi yagakwiriye gutangira kubwira umukobwa we iby'ubuzima bw'ukuntu bugenda buhinduka akamuteguza? Icyo kibazo kiraremereye. Ntabwo nize ikiganga ariko narabibonye kandi natwe twabiciyemo nk'abamama, sibyo? Twabiciyemo, ni ibintu twabonye, ni ibintu n'ubu tukibona. Umuntu muraho neza, twongeye kubaha ikaze muri Tuganire podcast. Abadukurikiye mwese twizere ko mumeze neza aho muri hirya no hino, kandi n'abatameze neza mukomeze mukomere, mukomeze mwihangane. Niyo si tubamo, nta mvura idahita kandi nta joro ridacya, so mu byo muri gucamo byose mukomeze mwihangane. Amazina yanjye nitwa Sharon, nkaba ndi co-host wanyu, nkaba ndi kumwe na Immaculée Butare. Ima, umeze neza? Tumeze neza pastor. Nawe umeze neza? Nanjye meze neza, ndashima Imana. Urasa neza. Urakoze. Nawe ushize turi kumwe hano wari wambaye iribaya, wabaye umumama, nari nabaye umukongomani, none no musi wabaye umwana duza, wabaye umwana muto cyane. Wabibonye? Nabibonye rwose, ariko umeze neza, urasa neza. Nawe urasa neza pastor. Thank you. Uyu munsi turakomeje muri kwa kwezi k'umwari n'umutegarugori, kwa kwezi twizihiza umwari n'umutegarugori. Ikiganiro tubafitiye uyu munsi, topic tubafitiye uyu munsi, ntabwo twibagiwe wa mwari. Ku mwari rero turibanda ku mwana wawe w'umukobwa. Ese ni gute wakubaka ubusabane n'umwana wawe w'umukobwa? Ima, ni ikintu gikomeye. Ufite umwana w'umukobwa, nanjye ndamufite, n'abadukurikiye benshi barabafite, kandi niba batari umwana wawe w'umukobwa ashobora kuba umwana wa mukuru wawe, umwana wa musaza wawe, umwana w'umuturanyi, ariko twese dufite abakobwa mu buzima bwacu. Ese ni gute wakubaka ubusabane n'umwana wawe w'umukobwa? Urakoze cyane pastor. Icyo kibazo ni ikibazo cyiza. Nk'ababyeyi twabyaye dufite abana b'abakobwa. Muri ibi bihugu
cyane cyane ababyeyi tuba bizi tukaba bizi pe tukibagirwa abana tukibagirwa inshingano dufite kubera ko tuba tugomba gukora ngo tubabesheho cyangwa se tubifuriza ubuzima bwiza buri imbere ariko tukibagirwa bwa busabane cyangwa se ya relation tugomba kubaka ku bana bacu b'abakobwa bakiri bato cyane. Umukobwa wanjye afite imyaka 9 ariko biragoye ko ubu nyine natangira kubaka ubusabane hamwe nawe ntaratangiye kera. Utangira kera umwana akiri muto akikumva akigukeneye yakura noneho bya bintu birushaho pe biraryoshe kugirana ubushuti n'umukobwa wawe nta kintu gisa nako. Kandi nawe uramufite. Nanjye ndamufite nawe ni imyaka 9 arangana n'uwawe. Nkunze ikintu cyo kuvuga ngo kugirana igihe ugatangira akiri muto. Hari ukuntu muri ibi bihugu twisanga tuhuze kandi turahuze pe mu buzima cyane. Ariko ikintu cya mbere ni ukubaka ubwo busabane ugahera akiri muto. Turi busy pe turi busy ariko dushaka umwanya tubashakira umwanya. Ushaka umwanya uhe umwanya umwana wawe w'umukobwa umuremera igihe muri ya masaha 24 ufite uremera umwana wawe w'umukobwa amasaha make yawe nawe mwicarane muganire mujyana ahantu muganire mugirane ibihe byiza. Ntabwo azabyibagirwa pe. Kenshi twita kuri twebwe tukumva nyine turashaka kuba abagore beza abagore na Bibiliya tubwira muri 31 ariko tukibagirwa ko na wa mwana w'umukobwa ari we turema kuzaba uwo mugore mwiza. Ntabwo umugore azaba umugore mwiza gusa uko abaye umugore mwiza utangira kumutraining akiri muto kugira ngo azabe wa mugore mwiza. Ese muri uko kumuha igihe waduha nk'ingero ni nk'izihe ngero z'ubwo ni ukumuha igihe ni ukuza gusa mukicara ko zihari nyinshi zirahari nyinshi ingero zirahari nyinshi cyane muri iki gihugu twagiriwe amahirwe dufite opportunity cyangwa se dufite ubushobozi tudatega nka kera iwacu umugore yakoraga ikintu ariko umugabo yamuhaye akantu ariko ubu nyine nshobora kwisacrifice nkavuga ngo mu mafaranga nkorera abagiriwe amahirwe bakaza muri ibi bihugu bafite akazi nk'abamama nshobora kuvuga ngo amafaranga nkorera nzajya ku kwezi nzajya mfata makeya njyana umwana wanjye ahantu shopping turi kumwe tugirana ibihe muri iyo isoko nanjye nkunda wenda nkamumenyereza kujyayo cyangwa se ugafata umunsi mukajya kuri ice cream mukagira akagoroba kawe n'umukobwa wawe mukajya gufata ice cream ahantu cyangwa abamama dukunda gukoresha inzara dukunda gukoresha imisatsi mujyane nawe nimba ugiye kwiyogesha mu mutwe nawe bamwoze mu mutwe ntabwo ari njyewe ukeneye kozwa mu mutwe gusa umukobwa wanjye nawe dushobora kujyana twicana muri iyo salo akareba ukuntu nubwo yaba hataragera ko yego akoresha iyo misatsi akiri muto ariko ushobora kumujyana gusa muri salo akareba environnement y'ukuntu mama we akoresha umusatsi akaba araha akakubaza utubazo ukamusubiza ukagirana akagoroba nawe mukajya gukoresha inzara ukarema akagoroba n'umwana wawe mukagenda mugakoresha inzara mukajya gufata ice cream muri kumwe mukajya gukoresha imisatsi muri kumwe uzi ukuntu biryoha ibyo bintu biraryoha pe iyo wabimumenyereje akiri akana gatoya ntabwo tuvuze ko ugomba kumuspendingaho amafaranga menshi twa tuntu dukeya gakeya inzara hari ukuntu bakorera utuzara twa make tw'abana tujyanye n'imyaka yabo ako kantu ukagenda gusa kugira ngo wegerane nawe kwa kundi muri kumwe muri salo muri kuganira ari kukubwira ibyo yahuye nabyo ku ishuri nawe uri kumubwira ibyo wahuye nabyo ku kazi hanyuma umugoroba ukagenda neza. Urakoze cyane no kurutanze utu examples twiza. Ibyo bintu mbahaye nk'urugero ndabikora urabikora every Friday is mommy daughter time. Umukobwa wanjye arabizi ahera kwa mbere ambaza icyo tuzakora kwa gatanu kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu binini dukora hari nubwo tujya ku isoko gusa ngende duto cyane kandi tukajya no kuri aya masoko ya make nka 5 and below abantu baba muri ibi bihugu murayazi cyangwa Dollar Tree nkamureka kitoranyiriza icyo ashaka twarangiza tukajya gufata koka ice cream ariko kwa kundi turi kugenda niko agenda ambwira ibyabaye ku ishuri turi niko nanjye ndi kumwumva nashize telefone
telefone hasi ari kubona ko namuhaye umwanya noneho bikagenda bikura bizana bwa bushuti twebwe rero uzarebe n'umwana w'umukobwa hari ukuntu iyo akiri muto aragukunda akakwegera cyane ariko yatangira gukura akagenda ajya hirya kwigera aguhunga kubera ko utakomeje bwa busabane noneho hari n'igihe ushobora no kumubaza wowe urashaka ko dukora iki ukamuha choice ntuvuge ngo umukoresha icyo wowe wifuza ukamuha choice akakubwira barabizi abana b'inaha barabizi baba bafite choices nyinshi cyane ese mu kumuha urwo rukundo watubwira no kumushigikira kuko abana ba hano hari n'ukuntu baba bafite interest mu bintu bitandukanye ni gute washigikira umukobwa wawe muri za interest noneho afite kumushigikira icya mbere ahubwo gitangirira mu kumuganiriza ukamenya ibyo yifuza ukamenya ibyo we ashaka gukora ukamenya ibyo ashaka kuba involved abana b'inaha ababyeyi bari kubyarira muri ibi bihugu abana b'inaha batoya cyane bakunda kujya mu mikino mu activity school activities cyangwa se n'ibiri hanze ya school ariko bakunda kuba involved mu activity atandukanye ugasanga umukobwa arashaka kuba muri gymnastics muri dance no muri soccer no muri basket hanyuma rero kwa kumuganiriza umenya ibyo yifuza umwana akakubwira ati mama ndashaka kujya muri dance urashaka kujya muri dance ubwo rero uhita ukora ibijyanye n'ibya dance ukamwenrolinga ukamwandikisha umwana agatangira kuba involved mu activity yifuza so kumushigikira nsubiza ikibazo cyawe umushigikira kwanza ari uko wamenya icyo yifuza muri uko kumenya icyo yifuza noneho uhita utera intambwe yo kumushigikira ntabwo ntitumere nka ba babyeyi ba kera aho umwana yavugaga ngo mama ndashaka kwiga kuririmba ugahita umubwira ati oya ugomba kuzajya muri nursing cyangwa shimi abana kuba dogiteri byanze bikunze umwana ugasanga bamutsindiriye mu mibare kandi umwana w'abandi n'imibare nta niyo yiziye ariko ugasanga afite impano yo kuririmba afite impano yo kubyina afite impano yo gukina uwo mupira wayimushigikiramo akazagera kure ntitubaforosinge gukora ibyo twebwe twifuza nk'ababyeyi ahubwo twige kubashigikira mu byo bo bashaka gukora yego rwose ubisobanuye neza urakoze cyane pe hari ukuntu ababyeyi bacu bo muri kominite zacu iyo turi kuvuga bacu tuba turi kuvuga kominite zacu b'iwacu dusa nk'aho tudashaka kwiyentegara mu gihugu turimo umwana w'akaza burya umwana ajya ku ishuri nyuma y'iminsi mikeya ahita amenyera ariko twebwe tugashaka kuguma muri bwa buzima no mu kiganiro cyacu twavuzeho ikiganiro giherutse twabivuzeho tukavuga kwikura muri ya box ariko muri kwa kwikura muri ya box ugomba kwikuramo ariko niko unakuramo n'umuryango wawe n'umwana wawe ukagira aho muhurira yego dufite indangagaciro zacu ariko nanone hari igihugu twajemo aba bana bari gukurira turi kukibarereramo dukeneye kugera ahantu tubasanga hagati ntufosinge umwana kuguma mu kinyamurenge cyangwa mu kinyarwanda ngo iwacu tubigenza gutya iwacu tubikora gutya umwana we akaza akakubwira ati mama kurya ubugari buri munsi ntabwo mbikunda ntabwo mbishaka tujye ducishamo turye ka pizza turye ka chick-fil-A n'akandi mwumve rwose ugere hagati ntitugire ya mahame y'iwacu ngo paka abana baba abanyamurenge 100%. kandi utanabizi kubikora mama haje YouTube ko turi kwiga gukora za hamburger tukiga gukora za pizza from scratch atari ya indi waguze iri already made kabyiga kuri YouTube noneho muri kwa kubyiga akandi kantu ushobora no guhita ufata umwana wawe w'umukobwa ukambwira ati ngwino to baking hamwe barabikunda ngewe umukobwa wanjye bari kumbwira buri weekend ngo tuza baking kandi ntabyo nzi bo abandi ntabyo nzi pe ariko akagenda akazana akavideo kuri YouTube ngo this is how we bake this tugakurikiza bimwe bigapfa next time bigakunda ariko hari ikintu muri gukorana hamwe nahita yishima kumva nagiranye umwanya na mama nampaye umwanya we baba babitegeranyije they can't wait uwo munsi ugera iyo mwabimumenyereje iyo wabimumenyereje umwana w'umukobwa arabitegereza akabyishimira akavuga ati I can't wait ko
to bakinga something na mama mu gikoni aba yumva yakuze aba yumva yabaye inkumi ari mu gikoni ahagaze na mama wiwe ni ibintu byiza bye kandi maze kukubona inshuro nyinshi ubikora nanjye ndagerageza ni ukuri ndanabyinjoyinga urabikora ku bakinga uri nabyo nanjye niyo YouTube ariko iyo turi kubikora mpita mbona ukuntu umwana wanjye abyishimiye nanjye izo nizo memories ahubwo biraruta no kugenda ukamuzanira igikado cy'amafaranga runaka azibagirwa ibyo nibyo azakurana nabyo akaguma atekereza hari umuzungu wigeze kumbwira umunsi umwe arambwira ngo gift duha abana ngo barazibagirwa uzarebe iyo uguriye umwana igikinisho cyane cyane abantu bagira abana batoya umugurira igikinisho nko kuri Christmas agikinisha umunsi iyo ari iminsi myinshi n'iminsi ibiri ubwacu ukagisanga cyavuyemo amabuye kandi cyaguhenze gute uwo muzungu rero aranyensiparinga arambwira ngo igikinisho cyangwa se amatoys tugurira abana ngo barabyibagirwa ariko memories ucreating ya mafaranga wenda wari ufite yego ntago tuvuze ngo tureke kugurira abana ibikinisho ariko hari ibindi byinshi wakora gucrea izo memories n'abana b'abakobwa nimba wari ufite amafaranga makeya aho kuvuga ngo umugurire igikinisho kuri Noheli yabike noneho mujyana ahantu iyo memory ntago azayibagirwa urakoze cyane ni ukuri ibyo ni ukuri pe ibintu uvuze noneho hari akandi kabazo njya mbona mu bwoko bwacu wa mama akakora kwa kundi kose akaganira n'umwana we akamenya activity akunda akanayimushiramo ariko yamara kuyimushiramo akajya amushakira ride imutwara uwo akajya muri korari akajya mu gitaramo akajya kureba inshuti ze akajya mu bye mbese hanyuma ba baturanyi b'abazungu wenda nabo bafite umwana uri muri iyo timu cyangwa bigana n'uwo mwana bakaza bakamutwara ibyo bintu tuzabireke pastor ntabwo ari byiza pe byonyine biba bitanga isomo ku umwana hari ikintu burya nubwo abana bacu batavuga ariko hari isomo uba umuhayemo kandi ritari ryiza umwana wamushize muri activity runaka umunsi bafite game ukavuga ngo dufite practice ya korali cyangwa se mutubabare turibanda kuri korali kuko nibyo community yacu cyane cyane nibyo duha agaciro cyane hanyuma ukavuga ati ntabwo ndi bujye kureba soka kubera ko hari igikorane kuri church yacu kandi amagame ya hano menshi aba muri weekend weekend y'abanyamurenge n'abanyarwanda ni ibikorane bidashira hanyuma rero ukavuga ngo ku buryo unavuze ngo nasibye igikorane nagiye muri game y'umwana hari abantu batabyumva hari abantu bashobora kuvuga ati Imakirese cyangwa se Sharone n'ubundi cace nta kimubwira ariko ntabwo ari byo nimba umwana wamushize mu kintu mushigikire musapotinge umwana iyo ari gukina yahindukira kumva umubyeyi we nawe ari kumufana bimushiramo imbaraga zidasanzwe umwana arataha akavuga ati mom thanks for coming noneho rero iyo wagiye kumushigikiraga akaba nk'utsinda igitego arataha akavuga ati uyu munsi ni uwanjye njyenyine gusa so dushigikira abana bacu apana kubandikisha muri ibyo bintu gusa ariko showing up ugenda uvuza akaruru hamwe n'ababyeyi b'abazungu hano twebwe hari ukuntu nyine twebwe tutabiha agaciro ariko ujya ugera ahantu wareba ukuntu abazungu bakubise pasite grandpa anko yavuye muri state umwana w'imyaka 10 afite game ariko famiye yose abanisi abanefi ba anti ba anko bakaza kureba uwo mwana ukabireba ukavuga ati ariko mana kuki twebwe ibintu tutabigira wowe ugasanga uri umwe cyangwa nawe ntuhari basanga ni nkanjye wagiye papa Ivan yasigaye cyangwa papa Ivan yagiye wasigaye kandi ari ibintu amagame y'abana cyangwa se imikino y'abana baba barayiteguye igihe kirekire mufite schedule y'umwaka yose ariko mukananirwa gupanga ngo mubishire muri gahunda twikosore ababyeyi b'abanyafurika ababyeyi b'abanyamurenge b'abanyarwanda ababyeyi batwumva twese twikosore dushowing up ku bana bacu b'abakobwa cyane cyane
barashaka kutubona hariya hantu, barashaka kubona mama avuga ngo go Ivana. words of affirmation kumubwira ati you can do it, cyane cyane abana b'abakobwa burya ngo abadamu turi inzabya zoroshe pe, nutamubwira amagambo hari undi uzayamubwira, hari n'undi muturanyi uzaza akamubwira turi mwiza, wowe utamubwiye ngo uri mwiza, utamubwiye I love you, utamubwiye you can do it, cyangwa abandi bakamubwira noneho ibimucira hasi ati wowe se washobora amashuri ntacyo ushoboye, ntacyo uzageraho, ati dore erega na kariya bahita bagashiramo, bahita bavuga ati wa mugani koko na mama ntiyaje, wa mugani koko uzi ko nshobora kuba ndashoboye, ko nshobora kuba nta gaciro mfite, bigahita bimusubiza inyuma. Ariko iyo uhari niyo haza ayandi matwi wowe umaze kumwinjiza ko you know what you can do it, uri umukobwa w'indashyikirwa, nubwo haza amajwi ameze gute, aribuka akavuga ati mama yarambwiye ngo ndashoboye, agahita asunika icyari kigiye kumunanira akaba aragishoboye. hari n'ukuntu twibanda wenda kumwigisha ijambo ry'Imana, kandi ni byiza pe, ni nayo foundation, ariko nanone rya jambo ry'Imana utamwigishije iby'ubuzima, utahamubereye mu buzima, ryinjira mu gutwi kumwe rigasohokera mu kundi gutwi, ntabwo abiha agaciro, kuko aravuga ati okay you're here to lecture me only, cyangwa kumbwira kuma instructions na directions z'ijambo ry'Imana, which is good, ariko se iryo jambo ry'Imana hatariho relationship urumva ryazaryumva? sinibaza ko yaryumva, kandi wenda twebwe igihe aho twakuriye niyo environment twari turimo, icyo gihe nyine nicyo gihe twari turimo, warabyukaga mama yajya kukubwira ikintu akakubwira igipande cyo muri Bibiliya, twebwe bo bari banabizi kuturusha, sibyo? wowe uri pasiteri ndabizi ko umaze kuba expert, ariko ababyeyi ba kera bari bazi Bibiliya kuturusha, ibyo ntabwo twabihisha, bari babizi kuturusha, ariko ubu nyine nshobora no kumubwira igipande cyo muri Bibiliya nkakimubwira nabi, ukumva nta n'icyo kimwunguye, mu buzima busanzwe ntacyo kimwunguye, ntawe kimujyanye, ntawe kimugejeje. So ariko iyo umwigisha za nyigisho zo mu buzima busanzwe, biraza bigakonekita n'ijambo ry'Imana, ukabihuza n'ijambo ry'Imana, ntumujyane cyane cyane ngo umubwire none se uzabwira umwana Bibiliya, igira n'amaterima agoye igira n'amaterima agoye ku buryo ngenda ashobora kuyasobanurira umwana wanjye ngo abyumve, nanjye njyenyine ntarabyumva kwanza, ariko ushobora gukoresha iyo Bibiliya ariko ukayihuza n'ubuzima busanzwe, cyangwa se mudafite na bwa busabane, mudafite ya relationship, akagusa nk'ugutega amatwi gusa kugira ngo ugende, n'ibyo atumvishe ntafate umwanya wo kubikubaza, kuko ntabwo mufite cya kiganiro, ntabwo mwadivelopinze kugira ikiganiro, ariko mwarabidevelopinze ushobora no kumubwira ya magambo agoye cyangwa atumvikana, agahita akubaza mama I don't get it, why is it like this, akumva afite freedom yo kukubaza, noneho ukarushaho kumusobanurira, noneho nawe mukarushaho kuganira, noneho na rya jambo ry'Imana. Ariko iyo uri kumuganiriza, ari ukumuganiriza gusa, aratwikira, agahita avuga ati are you done, agacaho akagenda, ugasanga nta mbuto umuteyemo. Noneho Ima, reka tuvuge noneho kumwigisha ubuzima, umukobwa nk'uko n'umwana w'umuhungu, twese bakura bagenda bahinduka, umubiri ugahinduka, biranababaje cyane gusanga umwana wawe w'umukobwa, cyane cyane ku mashuri ya hano bagera grade runaka, wenda urabidusobanura kurushaho, batangira kubigisha uko umubiri ugenda uhinduka, akatangira kubyumvira ahandi, wowe nta jambo wamubwiye, icyo cyo wakivugaho iki? Ni ryari umubyeyi yagakwiriye gutangira kubwira umukobwa we iby'ubuzima bw'ukuntu bugenda buhinduka, akamuteguza? Icyo kibazo kiraremereye, ntabwo nize ikiganga, ariko narabibonye, kandi natwe twabiciyemo nk'abamama, sibyo? Twabiciyemo, ni ibintu twabonye, ni ibintu n'ubu tukibona, umuntu cyane cyane igitsina gore dukura duhinduka, imibiri yacu ihinduka, imibiri yacu ijya muri stage runaka, kandi zikadutungura zose, izo step zose ziradutungura. Umwana w'umukobwa rero, hari ahantu henshi babiganiriza abana ku mashuri, batangira kubibabwira batangiye middle school, mu wa gatandatu hano muri Amerika,
nibwo abaganga bo ku ishuri baza bakababwira ati ugeze mu gihe cyo umubiri wawe uzahinduka, uzazana amabere, uzatangira ujye mu mihango. Abaganga bo ku ishuri akaba aribo babiganiriza, cyangwa se abarimu ba health akaba aribo babiganiriza. Ariko birababaza cyane iyo umwana abyumviye bwa mbere ku mwarimu. Ni ukuri pe, twarabivuze cyane muri video itangira mu kazi dukora, duhura nabyo cyane. Ugasanga umwana ibintu byinshi abyumviye ku ishuri, kandi umubyeyi afite mama we, umwana w'umukobwa afite mama we, ushobora kumwicaza. Ngewe nemeza ko umwana ukwije imyaka 5 yakagombye kuba yamenye kera umubiri we, ukamuganiriza ibice by'umubiri uko byitwa, akabimenya ku buryo anabivuze ntatungurwe, kuko ni ibintu biturimo, ni ibintu n'umubiri wacu. Rero ntabwo uzigisha umwana, hano cyane cyane bakunda kubitubwira ababyeyi, cyangwa se ababyeyi bafite abana b'abakobwa bakunda kubitubwira ngo ni byiza kwigisha umwana wawe ko nta muntu ugomba kumukora kuri private parts. Rero ntabwo uzamwigisha gutyo atazi private parts arizo. Umwana w'imyaka 5 agomba kuba yamenye umubiri we uko witwa, umubiri we wose uko witwa, akawusobanukirwa ku buryo n'umuntu yabivuga agahita avuga ati aho hantu mama yarambwiye ko nta muntu ugomba kuhakora. Hanyuma kandi umwana uko agenda akura, ukagenda umwigisha ati uzajya mu mihango. Umwana w'imyaka 8 cyane cyane pastor, uzi ko iki gihe abana b'abakobwa basigaye bajya mu mihango bafite imyaka 8? Ni nka za nkoko kwipondesha. Ngewe byanteye ubwoba. Ni ibiryo turya na environment turimo, basigaye bakura vuba, umubiri ugahinduka vuba. Biteye ubwoba pe. Biteye ubwoba. Ariko kandi ese ari tayari kubyakira? Umubiri we uri tayari kubyakira? Umubiri ushobora kuba uri tayari guhinduka, ariko se we mu mutwe umwana ariteguye kuri izo mpinduka? Rero ni twebwe tugomba kubategura nk'ababyeyi. Uganiriza umwana wawe, umwereke n'ibikoresho, umwereke ibikoresho. Umwana azageza imyaka 10 azi ibikoresho by'isuku, azatangira imihango azi gukoresha ibikoresho byabigenewe, azi uko yikorera isuku wenyine. Ibintu byose ntibimutungure, cyangwa se ngo abyumvire ku bandi babyeyi. Nk'uko twakomeje tubigarukaho hano muri iki gihugu, hari ukuntu abana bacu bagira, cyangwa se abana bose n'Abanyamerika barabigira ngo my best friend, mubwiye kwa my best friend. Noneho hajya yagiye sleep over zabaye bitangaza muri iki gihugu. Hajya yagiye wa mama wa best friend wiwe ashobora kubimuganiriza, wewe utarabimuganiriza ntazi ngo nabikubwire ko best friend wewe yabimubwiye, ahubwo akahita bitwara ko my best friend's mama niwe wambwiye kino kintu. Urumva ukuntu bibabaje, biteye agahinda pe. Reka rero abana babyumvire kuri twebwe, abana babimenyere kuri twebwe, twabiciyemo turabizi. Rero tubohoke ku bana bacu, kandi byose bijyana na bwa busabane. Sibyo pastor? Nibyo rwose. Hari akantu uvuze ko umwana kubyumvira ahandi, nibuka ikintu kigeze kuba. Umwana wacu wo muri community yacu yarinze akura, atangira imihango, nta kintu umubyeyi we yamubwiye. Noneho mu kwa gutangira imihango, inshuti ye yo yari ifatanye ubusabane na nyina, nyine bajya baganira. Inshuti yiza kumubwira umunsi umwe ati uzi n'ikindi, ati ngewe mama yanshize no kuri birth control. Ubwo ni abana b'imyaka ingahe? 13. Inshuti imaze kumbwira ngo mama yanshize kuri birth control, ati nanjye I wanna go on it, kandi ntabwo nshaka kubikora mama abizi. Ubwo wa mama w'inshuti yaba ari utwara umwana kwa muganga. Wari uziko no muri iki gihugu bajya kuri birth control, umwana w'imyaka 13 ashobora kwisabira birth control umubyeyi atabizi, nta concept yatanze. So kwa kundi utaganirije umwana wawe, abahandi bazamuganiriza, bamubwira ibindi, bamubwira ibintu bitandukanye n'imico yacu n'indangagaciro zacu. Urumva kujya kuri birth control umwana w'imyaka 13 n'iki kindi abagamye? Birth control ku batayizi ni kuboneza urubyaro. Umwana w'imyaka 13 wo muri community yacu ngo aboneje urubyaro. Ni ukuvuga ko ni ikindi kiri inyuma yabyo. Twebwe iwacu muri Kongo mu Bijombo, birth control ntabwo twari tuzi icyo bivuga. Nukuri pe. Ariko iki gihugu turimo ni ibintu bisanzwe, barabibaganiriza bakabibigisha. Umwana
umwana w'imyaka 13 urumva nk'uwo mwana w'imyaka 13 mama we ntazi iyo byabereye mama we ntazi ko umwana ari kuri birth control ntabizi ko binahari yaje kubimenya nyuma ajya kumutonganya umwana ati se wari uri hehe mbere hose nta kiganiro na kimwe yigeze umpa hari ahandi nabyigiye kandi koko umwana afite rezo pe iyo abana baguha rezo y'ibintu biri kubabaho uhita uvuga ati umubyeyi naraferinze nk'uwo mubyeyi yaraferinze umwana w'umukobwa wiwe kabisa rero twirinde kuzaba muri icyo kintu kuzagwa muri uwo mutego pe birababaje cyane tukiri kuri ako kantu hari akandi kantu kanjemo ima hari akandi kantu kababaje kaba muri community zacu cyane cyane ku bana b'abakobwa hari guhohoterwa kuri muri community zacu kandi guhohoterwa wenda reka turaza no kujya ku bintu biri kuba wenda mu bihugu byacu ariko reka duhere mu mafamiye ubushakashatsi bujya buvuga ngo umuntu wese uhohotewe kenshi 80% ahohoterwa n'umuntu azi cyangwa se umuntu wo muri famiye uba muri iyo nzu cyangwa relative hari utuntu nabonye mu mico yacu dukunda gukoresha n'amagambo atari mabi ugasanga umuntu w'umugabo w'imyaka 40 ari kuvuga ngo ameze amabere kutishura umwana yabeze amabere kari kumwumva kari aho ngaho how can you watubwira iki kuri ibyo bintu ubivuge cyane cyane mu mico yacu mu bwoko bwacu biragoye kugisobanura icyo kintu kubera ko ni ikintu kibaho kandi cyabayeho kuva kera ngewe personally ntabwo na experience nzibyo ariko hari abana benshi baca muri abuse nk'iyo kandi bakayikorerwa n'abantu babana mu mazu yabo ariko kandi ikintu kibabaje cyane ni uko wa mwana aca muri abuse akabura umuntu n'umwe yizeye muri community muri famiye yose akabura mukuru washobora kuganiriza niba mufite akananirwa kwegera mama we ngo amubwire ati mama you know what uncle yaranyabyuzinze cyangwa so and so yaranyabyuzinze urumva ko byose biri gupfira muri ya relationship ababyeyi bo muri community yacu ugasanga nibo bari guhohotera abana mu gihe bakabaye ari bo baba protect kandi abana bagaceceka bakabipfana bakabigumana wagira gutyo ugasanga umwana wenda atangiye no gukoresha imiti runaka yo kugira gusa ngo imumare ya stress cyangwa imwibagize ka gahinda ni ukuri birababaje ariko I wish ko ababyeyi cyane cyane baba mama twahaguruka kugira ngo icyo kintu tukirwanye muri community yacu dushiremo imbaraga zo kwigisha abana bacu b'abakobwa kuvuga speak up kuvuga kuko kuvuga niko kuzatuma niyo wa muntu yatangiye kwerekanya udusinye two kwabuzinga wa mwana azaza bivuge kubivuga rero bitume upreventinga ikintu cyari kuzaba kinini cyane urakoze cyane ikindi nakongeraho kuri uko kuvuga no kubumva navuga we umwemere noneho twebwe hari naho umwana avuga umubyeyi akamwanga ntabyemere ngo oya ngo ibyo ntabwo ari byo cyangwa se ntabwo tujya kwiteranya cyangwa guceceka ceceka ntihakagire ubimenya kugira ngo baproteje isura yabo ya famiye cyangwa se yanatinyuka wa mwana w'umukobwa akabishira hanze ubu hari na social media yatinyuka akabishira hanze akaba ari ikibazo muri community ugasanga wa mwana baramwikoreye aho kuvuga ngo community haguruke mushigikire imubwire ati no what wakoze kuvuga ariko reka dukore perereza reka turebe tubijyemo nk'umuryango apana kubijyamo mu covering mubijyemo kugira ngo mu expose ikibazo kinakemuke apana kubijyamo kugira ngo covering duhashinge wa mwana tumucecekeshe kandi natwe twese duhindure n'imvugo hari imvugo zabaga zidafite icyo zivuze mu gihe cyacu cya kera ariko ari imvugo mbi cyane pe ugasanga n'ubu ngubu abantu baracyazivuga nk'izo mvugo zo kuvuga umwana w'umukobwa ari aho ngaho abana ba hano rero bo banigishwa kumenya signs of abuse bishobora kuba atari na physical abuse ari verbal abuse ugatangira kumuvuga mu buryo ndumva iki kiganiro ahubwo tuzazana n'umutumirwa ubikora cyane pe ni topic nini iremereye cyane mu bwoko bwacu batanumva cyane umwana w'umukobwa guhohoterwa bakamucecekesha kuvuga amagambo adashimi abana ba hano bahita bayafata kandi igitangaje pastor umwana wa hano arabimubwira
akajya kubibwira umwarimu cyane kandi iyo abibwiye mwarimu biba ari bihita biba ikibazo kesi ikomeye izagera kure cyane. Nicyo kibazo. Ntabwo tuzi ko abana turi kurera ari abanyamerika, bafite imico y'abanyamerika, bafite imyumvire y'abanyamerika. Umwana uramubwira ikintu agahita ajya kubwira umwarimu. guhobera umwana yatashaka kuguhobera wamuhobeye neza ariko akamukurura amwiyegereza umwana w'umukobwa utari uwawe wa mwana akagenda avuga ati that was weird. That was not okay. It was not consent. Nta consent yampaye. Akabikubwira rwose kandi uri umugabo mukuru agahita akubwira ati nta consent naguhaye kumuhobera gutya. So babyeyi hari n'amasigns ngira ngo ababyeyi bajya babona. Nk'umubyeyi ukabona umwana wawe w'umukobwa ntakunda uwo muntu cyangwa haba hari ikintu, haba hari akantu ariko ntitukitaho. Nicyo kibabaje. Oya ni ukuri reka twese duhaguruke kugira ngo turere abakobwa bazavamo abagore bafite indangagaciro, abagore bazubaka nabo ingo nziza, bakubaka community nziza. So ni uruhare rwanjye nawe cyane. Hari akantu wavuze kare ngo dusubiraho, twanabivuzeho mu kiganiro cy'ubushize cy'ababyeyi agaciro k'umugore. Abana b'abakobwa mu bihugu by'iwacu barimo baraca mu bintu byinshi pe. Barimo barahohoterwa, barimo barafatwa ku ngufu, barimo baracunaguzwa. Umwana w'umukobwa nta gaciro afite, nta gaciro afite cyane cyane noneho aho nturuka muri Congo ho biteye ubwoba. Ndabizi ko namwe mwabiciyemo mu Rwanda, ariko ni ibintu bibabaje. Sinzi icyo twakora nk'abamama, sinzi icyo twakora nk'abantu bari inaha bafite resources kugira ngo tuvuganire bariya bana. Wenda ni ukuri birababaje nk'uko wabivuze. Natwe twigeze kugira ibihe by'umwijima mu Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ariko Imana iradushoboza iduha umuyobozi mwiza, dukura muri ibyo bihe by'umwijima, yongera asubiza agaciro abantu, asubiza agaciro umugore, igitsina gore. Ariko turabizi ko n'ibyo bintu biri kuba ubu ngubu muri Congo. So ndumva ikintu twebwe twakora hano cya mbere ni ubuvugizi, ni uguhaguruka tukavuga kuri iryo hohotera riri kuba, tukavuga ihohotera rishingiye ku bwoko, atari ukuvuga ngo hari icyo bakoze gusa kubera ko Imana yabaremye. Ibyo bintu tukabyamagana. Dore twageze muri cya gihugu twavuze gifite amahirwe, tureke kuguma gusa mu bitaramo, muri kwe n'inshuti zacu, twegere wa muturanye atugeze kuri meya, umuyobozi w'ibanze atugeze ku wundi wo hejuru. Ariko tuvuge, kuko kenshi niyo tutavuze. Ngewe hari ubwo nigeze kujya gutanga advocacy, mpura n'umwe mu bayobozi bari loko, arambwira ati nza ndi moko yo muri Congo, ariko nibwo bwa mbere numvisha ubwoko bw'umunyamurenge. Kubera iki? Ntabwo turi hano, ntabwo turi kuvuga. Dushobora kuvuga kandi tukavuga neza dukoresheje ubwenge. Kuvuga si ngombwa ngo tujye hariya ku gasozi dutukane. Hari bene wacu hano hanze b'abakongomani bandi njya mbona bajya hariya hanze bagatukana. Ntabwo ariko twebwe dukwiriye kubigenza rwose. Dushobora kuvuga dukoresheje ubwenge, ariko tukamurika ihohoterwa, tukamurika urumuri ku ihohoterwa riri kuba iwacu. Cyane rwose. Uvuze neza. Hari ako kantu turakarakinga muri community yacu, cyangwa se cyane cyane turavuga abamama nk'uruhare rwacu muri uko kuvuganira umwana w'umukobwa. Uvuze akantu keza rwose ko kuvuga, kujya hanze ukavuga aho ukora, ukavuga abantu, umuntu avugisha uwazi. Burya ushobora kubwira uwo mwegeranye akabwira undi akabwira undi, nuko message igenda ikagera kure aho yagenewe. Ariko kandi ntabwo iyo message ntizagera hariya tutavuze. Ni ukuri tuvuganire abana bacu, abakobwa b'abanyamurenge, abakobwa bari mu buzima buteye ubwoba, bubabaje. Ariko kandi twebwe twagiriwe amahirwe, kubera ko hari ijambo umuyobozi akunda kuvuga, umuyobozi wari wa MPR Kibasumba, yakundaga gukoresha ijambo rivuga ngo ibyo uriya ari gukorerwa, njyewe iyo mpaba ni njye wari kuba ari we. Iryo jambo akunda kurikoresha cyane kandi ndarikunda. Uriya mwana w'umunyamurenge uri gukubitwa, uri gufatwa ku ngufu, iyaba ari njyewe uriyo, nanjye navuye nkiri umwana, iyaba ari njyewe uriyo, ni njyewe uri muri iyo situation. Ariko njyewe utariyo, ni iki nakora?
urakoze cyane oya ni ukuri kandi ibyo bikatugarura kuri ya teme dufite uyu mwaka cyane give to gain ku give to gain ntabwo uri gutanga gusa ya mafaranga utanga ushigikira ya mafaranga ufasha nayo ni meza ariko utanga ijwi ryawe uri rirakenewe muri Amerika Imana yaguhaye muri Amerika muri Europe bino bihugu byose bifite ububasha bwo kugira icyo bikora cyane tanga rya jwi ryawe uvuge dukomeze tuvuge mpaka hari igihe hazagira utwumva hari akantu mu cyumweru cyashize abamama b'abanyamurenge muri Amerika cyangwa se mu isi yose bakoze b'abakongomani umunsi w'abari n'abategarugori biyimye amaflowers biyimye out barahaguruka baragenda baravuga bavuganira bene wabo iryo ni ijwi ry'umugore ryagiye hariya wakoresheje icyo wari ushoboye icyo ufite nicyo utanga rero icyo bari bafite ni kiriya batanze ruriya ni urugero rwiza batanze pe urugero rwiza rwo kwiyima ibyiza bari bafiteho access ariko baragenda bajya kuvuga bamwe bagiye mu mihanda abandi bagiye aho bari bashoboye baravuga batanga mesaje yabo kandi mesaje yaratambutse pe oya ni ukuri dukomereza aho ngaho dukomeze dukoresha amajwi yacu dukomeze dukoreshe resources zose Imana yaduhaye tugire impinduka mu ngo zacu tugire impinduka mu bakobwa bacu abana bacu b'abakobwa tugire impinduka muri community zacu tugire impinduka mu bihugu byacu abakobwa bacu bazagira ijambo ariko twari bahaye cyane Ima ni ukuri twagize ikiganiro cyiza cyane tugeze ku musozo ariko niba iki kiganiro nawe cyagufashije aho uri sangiza abandi aho uri kugira ngo gikomeze kigere kuri benshi mugisangiza abandi utarakurikiranye ikiganiro cy'ubushize twakoze hejuru y'agaciro k'umugore wasubira inyuma ukakireba ni ikiganiro cyiza cyane gikangurira umugore kuba uriwe wasubira inyuma ukakireba rwose ni ikiganiro cyiza cyane share subscribe mwumve kuri podcast niba udafite umwanya wo kureba YouTube byose kugira ngo birusheho kugera kuri benshi so tuzabonana ubutaha tuzagaruka ubutaha mugire ibihe byiza bye bye